wa korali ko yatinzera ashaka kunyikira gahunda wenda nari mu nzira imaraza mana agire vuba kuko ufite aho ubundi kariya kadirija mubona ko ari shasha Ele smoke ibo. yashijijwe singusa mu kanya saa moya mu muriro yenda usunika Mumbabarira uyu munsi nakerewe nahuye n'akazi kenshi. Uyu munsi ngiye kureba repetition y'imbaraga. Uyu munsi nunagangaze nanjye n'ugutagangaza. Naje mfite amavuta mbabara utagamena. Sigo? yego Dore ko mugize ibinani muri iyi minsi aho tugiye kurepeta indirimbo nziza ejo ufite igiterane buri munsi azakigaragaremo. Tugiye gutangira kurepeta kuri uyu munsi ngiye gusaba umuyaga dusengera Imana asaba ishingizo ry'imbaraga yirukana abadayimoni. Ako kudusengera Imana. reka manze mbaragize umwuka wera atari umwuka wa satani aha wera ukomeye wadukoranije tugakorana turi imisore n'inkumi ndazi ibihabera ni bya bindi batubariye turaza kwica imbeba aha iyi repetition yacu ibe repetition yo kunga ubumwe inkumi n'imisore zunga ubumwe abashakana bashakane ndazi yuko uza kudufasha amajwi arongoroka Kwacina Yesu. aho rero tutibagiye abaza kumva umuriro begerane kuzanye ndazi yuko umwuka yamanutse mwese turi kumwe amen amen God have mercy. amasengesho aragwira uzikuseze neza murakoze kunshimira Umva we umuyaga nawe wini. Byo ntabwo byemeye muri kwa by'amacese ndi kubona. Mutazaneza pasteri kandi pasteri mabizari bamwimbera kandi kari sombare mwimbera rayireba. Urumva? Naza guhanura nubwo akajya kubona gusambagurira. Yesu! Kandi ejo turashira muri ibyo namwe murabibona. Murabona umukobwa amaze iminsi arepeta indi niyo bamaze kuzimenya. Ejo turamwakira mu iteraniro abantu bose bamurebe. Haguruka koresha uze wiyerekane. Imagine. So, mazina yanjye bayitwa Angel Oliva. Nkaba nifuje gufatanya namwe muri korali. So, Icara. Tuvuga amagambo menshi. banyakugwa n'ijambo nanirwa n'undi bwiye sinkwishimiye pe ubugiye kuntwarira shere ubuso umufunga yajyaga manzongera kubona ndabazireba kuntu wiyambitse wasanze umunsi nambaye ipantaro Really, nigga? nugira ngo ndusha amaguru meza Tugiye kwiga indirimbo. Nijere kizwi rya mbere gice ku ruhande rwajyo n'ijya kabiri gice ku ruhande rwajyo n'ijya gatatu. Sigo natanye bavuga ngo uyu munsi nunagangaze nanjye n'ugutagangaza. Tangira twige. Twagiye kwizera kw'Imana ikomeye kwizera kurarema kwizera kurategeka guhindura imisozi guhanura ibihanamye gushobora ibidashobokera abana b'abantu kwizera kw'Imana yacu kwizera umva babwire rero iyi ndirimbo irakomeye kandi afite isi bigoye ngiye kujya ndirimba namwe musubiremo cyo utangira kwizera kw'Imana ikomeye twagiye musubiremo kwizera kw'Imana ikomeye na rimwe ndi kumvana na kabiri yo kwari yanyu na tuzaserukana ku cyumweru twagiye kwizera kw'Imana ikomeye musubiremo rimwe kwizera Imana ikomeye ndaziye papa byusubiramo rimwe kwizera kw'Imana ikomeye musubiremo kwizera kw'Imana ikomeye kwizera kurarema kwizera kurategeka musubiremo kwizera kurarema kwizera kurategeka guhindura imisozi guhanura ibihanamye twagiye guhindura imisozi guhanura ibihanamye gushobora ibidashobokera abana b'abantu twagiye gushobora ibidashobokera abana b'abantu umva mukozi cyakuzanye none uko cyangwa Yesu
ubu nagusohora ngiye kumva wakoreza umuryango nimba wagira ubusohora nimba uzi kuririmba amajwi yose kuki utabyiririmba n'ubundi yaje yankwe twagutanze ahangaha wasanga bavuye no kunywa ibimogi kugira ubundi izo mbaraga zose ufite zimeze twara tugutegereje hano umva amavuta twazana nyadishye umva ngenda yavuze nshaka ko magarike umviriza twebwe dufite ubwonko koresha ubwonko ubona turi bigize dufata wajya umubabwire ejo dufite abashitsi bari kuvuga iki natwe tuzaba turi abashitsi imbere yabo natwe tuzaba turi abashitsi imbere yabo mumbwire abafata neza kandi urananiye ndakunaniye wowe utatunaniye waje nzaguteza imana baka imana nizikore umva ngiye ikwari ndayirambiwe ndayihaze n'ubuyobozi nyatamuganga ramwunga nabinjirije niko ayo maso arukagajyana umungumu umukobwa ukora mu cyaro kitazi muri aya makuru yiwe ndabaza wowe ko mbona uri muririmbo wirebeshayo wowe uri mureba yiki icyo ureba nicyo ndiko ndebayo ahubwo uraza kumbwira impamvu ubabaye gusumba jewe undi ko ndeba mukobana God have mercy upon us. Debera nka wini abana b'amapantaro yaje yakubisemo umupira w'umukara atakafite n'umubyibuho wamurenze y'Imana no guha umubyibuho utereye God have mercy upon us. wararimbuye Imana izabikabye mu mababa niyo mpamvu yaguhaye gutera nk'urudegede umva rero ikibazo cyawe kijya kikwicagurandirije ntunyinjirire ndabyibusha ariko njyewe ituma mbyibuha njyewe ntekereza byinshi nkavuga make ariko uropa ugasuka aho ngaho ukavuga n'ibintu bidafite umumaro wahoze uvuga muyaga ngo ibikindi biki nanjye nakuze utagira ngo nuko nakijijwe nagutuka wanje turamaraya we ntabwo dusanga ku isahani imwe urayiza neza bakarere ntabwo naza no kwigisha ibitutsi naje kwigisha indirimbo kandi indirimbo ziri umumaro zirimo ubutumwa zagera zigukura zagera naho zikugeza urumva iyi Mana twayibonye turushe twambaye ubusa mwegerere impamvu n'umudabagiro ntabwo muzi ishuri ry'Imana ibyo bitutsi unutse Imana ibirebe do nge nanarira umva rero muyaga nawe uyu mukobwa uri kurabene kano kageni nakubera ikigusha urumva bagutoye bakwizeye nawe mukobwa nurebe inzobe yahemukiye abantu benshi nawe uzasigara mureke twiririmbire twagiye kwizera kw'Imana ikomeye twagiye kwizera kw'Imana ikomeye kwizera kw'Imana ndikubona mutari kurimba sinzi ukuntu bigenze uyu murimo wagoye umurimo uzanyemo uburakari wasigara ndebera nkayo wini irimbo icyo gihe riri muri wawe kubona mu kanwa ukanywa wagira ngo hahoramo umuriro ubu uri gutura amangati wagira ngo uri gutura imiriro dirija wanaducumuje ubundi uzi ibyo mwari ko muravuga muze twigiresha twigire mwese kugenda remba nabarakaje basi sorry sigo ariko iyo mwicaye pasiteri agiye kuza kandi ibintu bibere aha ngaha byose atari icyo mumubwira It is finished. Muraho neza amakuru yanyu poze hagiye ni korari ibishwi ni ibishwi kwaye ndabona muri benshi muratuje mumeze God neza have mercy upon Imana us. ishimwe mwari muri repetition twaba turi muri repetition turi kurepeta twaba tugutegereje nyine uzo tubwira gahunda zikurikiyeho nanjye ndakwakiriye n'usasa ukomeze na gahunda nari maze igihe ndi mu butumwa naragiye kubwiriza ubutumwa bwiza ariko nyine umwuka wambwiraga yuko ngomba kubasura kuko numvaga harimo umwuka mubi hagati yanyu numvaga bitameze neza niyo mpamvu ngize vuba kugira ngo nze kubasura abo bose ni abaririmbyi cyangwa harimo n'abigendera mwahaye ibyicaro aba bose ni abaririmbyi urabona nk'uyu nguyu wambaye imyenda y'ubururu tuzamwakira ejo neza bari mu materaniro kandi nawe uzamwakira bamwita Oliva wina azaba nawe tuzabwa amazina ye niwe uzamwakira abandi barasanzwe nayo nawe urabazi okay n'uyu mukobwa ino ntebe yicyutse uno mukobwa se ni umuririmbyi cyangwa ni umugenzi ni umuririmbyi nzamwakira nabikubwiye izina rya Yesu amaze igihe kinini akora repetition amaze amezi 2 indirimbo zose yarazimenye nubwo turi uyu munsi yayimenye none dirija ko nkuye n'umusatsi ku mutwe urabona
na presenta umukobwa umeze gutya imbere y'iteraniro uragira ngo urusengero rwanjye ruhite rugira ikibazo ubwo hari n'undi waririmbye ejo bundi nakiriye udahari mwarimu niba mwakiriye nawe wambaye gutya dore ngo nawe yambaye amapantaro buriya wenda ibyo byararangiye ariko nawe ndaza kubyitegereza ndashaka kubanza kureba kuri uno mukobwa uri kumbwira umeze gutya uyaje muri repetition kweri kuririmba indirimbo z'Imana ariko muziki ari ADPR kweri muziki ari Pentecost turabizi ariko ntabwo waba umuyoboke ngo umusubize inyuma se ADPR yo yemera ko abayoboke basubiza inyuma ntabwo uramuza nawe ukazamuhindura nyuma ariko ari muri korali uko dirija ubu hari amahoro mwari mufite harya mufite abahungu bangaye ni wowe muhungu nuriya n'umuhungu yashengereje uri ahubwo ngo yagize amarare bya none ubwo ntabwo wumva uretse ko nge ndi pasiteri urumva niyo yakambara ubusa nge mfite amavuta ntacyo yantwara nge ndi mu Mana niyo yakambara ubusa nge ntabwo yankuraho waya ntabwo yanshyira muri muri urumva ariko mwebwe nkamwe mukiri batoya mugifite amaraso ashyushye mwirirwa murya urusenda uno mukobwa urabona wamureba ukarepeta ukaririmba ngeze ko ndirimba ntabwo ari amahoro ibi ntabwo byashoboka ntabwo mubwiza ukuri waje kuririmba kweri urareba naje gukora umva ukungirije ninde ni Muyaga niko ngiye kubakoresha ikizamini hano urumva ni mu gitsinda uno mwana w'umukobwa azarepeta ntabwo ibi byashoboka ntabwo yaba ari korali ino minino jipo igera hano amaguru yose ari hanze amatako yose ari hanze nuko nababwiye ko nge ndi pasiteri niyo yakambara ubusa ntacyo yantwara ariko mwe muwa mwashize ndagira ngo dirija n'umwungiririje muze mujye hano imbere niko yamuko ugiye guhaguruka ujye hano imbere urumva kuko ku cyumweru nzi ko muzaririmba indirimbo ivuga ko Imana izadutwara mu ijuru mukora geste mwunama gutya ndagira ngo wuname nkuko uzunama ku cyumweru imbere y'abakristo turebe ukuntu bimeze muhagarare hano dirija na n'umwungiririje ubundi turebe nahageze pasi tugiye gushyira uno mukobwa hariya imbere hariya noneho indirimbo mwateguye kuririmba numvishe ijwi ryayo narindi hari inyuma muvuga ngo Imana izadutwara mu ijuru ubwo ni ukora geste mwunama gutya uno mukobwa agiye guhagarara imbere nkuko azahagarara imbere y'itoraniro yunamye asa n'ukora geste y'iriya ndirimbo turebe nimba uno mukobwa bizaba bigaragara neza imbere y'abakristo kuba yakunama imbere yabo dirija n'umwungiririje uno mukobwa nahaguruke ajya imbere hariya nkuko twabivuze karibu genda ujya imbere hariya reba n'ingendo ye uno muntu niwe mwazanye muri korali koko we ikintu ugiye kudukorera murimo murareba agiye guhindukira arebe hariya twexpose abakristu bari hano uno mukobwa azaba ari imbere ari kubaririmbira turebe azajya akora geste yunama abakristu bazasigara baterereye bameze neza uko muko ngaho unamusa n'ukora geste y'indirimbo usa n'ukora geste unama uvuga usa n'ukora geste gutya turebe izina rya Yesu aha uriya mukobwa ko yunamye ibi ni ibiki ibi ni ibiki dirija ibi ni ibiki iki ni ikibazo cy'umubiri ntabwo kubwanjye none ubwo uno mukobwa niwe wazanye muri korali ubushuhe bw'iyi minsi ntabwo buzi ko kugira ngo akomeze njye ko nabaye nkamwe urashaka nawe kweguka njye kuguhindura ntabwo iyo aba ari korali urimo urayobya abana urimo urayobya umumena asahindura n'umubiri none se ibi ni ibiki ibi ni ibiki ibi ni ibiki ushaka kwica gahunda ntabwo byashoboka ntabwo byashoboka ubonye ibyo ukoreye dirija na visi dirija ntubyiboneye ukuntu hano ku ipantaro byari bimeze ntabwo nabyemera ko waririmba muri iriya korali ikintu ngiye kugukorera ugiye kugenda uza gusenga ku cyumweru ujye mu bakirisitu kugeza aho umwuka wera azakuzurira akakwigisha nyuma nzakwitegereza nzakwemerera kujya muri korali ariko ntabwo byashoboka n'undi munsi gusa sinkwirukanye mu rusengero ariko nkwirukanye muri korali ntabwo byashoboka urimo uracumuza abana b'abantu urumva ntange nuko mfite amavuta urimo urigaragaza ukuntu ibi ntabwo ibi ni ibiki kweli ibi ni ibiki Yesu we reka niko caho uhita ugenda urugendo Yesu ntabwo ibi byashoboka
reka 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 Really, reka, nigga? reka, reka, reka.